uyu mupeti ngo ni tenge akoze amakosa akomeye cyane, ariko nanone ni ikintu nk'abanyarwanda dukoresha imbuga nkoranyambaga twakagombye kwigiraho. ngira ngo baramubajije bati ese hano mu gihugu cy'u Rwanda mwabibonye ko ahageze muri kano kanya nibwo nyine amaze kurandinga, ni aje mu bintu bya tin summer festival, ibintu by'imiryango n'abana nyine udu festival twabonye no. baramubajije bati nuhe mu content creator no mu gihugu cy'u Rwanda wemera ubona ko nyine akora ibintu bya danger nyine ukavuga ati kabisa this nigga is very creative. arasubije ati rwose ntababeshye, aka kanya tuvugana nta mu content creator no mu Rwanda nzi, nta mu content creator mu Rwanda nigeze ndeba ngo mvuge nti this motherfucker is very amazing. Ibi bivuze iki rero? Ibi bivuze ko turacyari lokali, turacyari kuri ya ntebe ya kanyarwanda, ariko nanone tugomba kuvaho nyine tukereka isi yose wawiga. So ikibazo nibajije ndimo no kuvuga ko uyu mupeti yakoze amakosa, bishoboka bite ko tenge atazi uwitwa Kagarara? Bishoboka bite ko tenge atigeze amenya Kagarara muri iyi misi yose yamaranye n'uwitwa Ashton Hall atuye hano muri Uganda? Ahantu byavugaga ko Ashton Hall agiye kujya, byanga byakunda uyu mupeti nawe yagomba gukora uko ashoboye kose bakaza guhura, kuko na collab zose uwitwa Ashton Hall yahaye Ashton Small byanga byakunda mu karere abantu benshi barabirebaga. So sinzi niba ari ubwiyemezi, sinzi niba ari kumva no mustari haruno, ariko dufite akazi ko gukora, ntabwo tugomba blaming kabisa. Ni ryari tuzabona uwitwa Bogal azwi mu karere? So hari abajene batangiye kubikora, abarimo ba Poro, abarimo ba Rwiziringa bakora content nyine ziri ku rwego ruri international, ariko twigururimi nabyo bijya bikenerwa kugira ngo abantu bahanze yacu, bahanze y'u Rwanda babyumve. Ngene tudino yawe ukore follow, tujye tubana umunsi ku munsi.